Shalom shalom, haleluya. Turabashuje aho muri mukurikirana True Salvation. Tuneshejwe no kubana namwe muri gahunda y'ijambo ry'Imana, biratunezeza cyane. Naho mukomeze mugubwe neza aho muri, mukomeze mutsindishirizwe n'Umwami Imana. Tugiye kuvuga hejuru yo gutunga umutima mushya. Tugiye kuvuga gutunga umutima mushya, kugira buri wese aho ari dukurikirana ko yahirimbana agaharanira gutunga umutima mushya. Gutunga umutima mushya, umuntu ahora yisuzuma yigenzura kugira ngo atere ikirenge mu cya Kristo, kugira ngo ugire umutima nk'uwo Kristo ashaka ko tugira. Gutunga umutima mushya Imana idusaba. Haleluya. Niki kizagufasha kugira umutima mushya? Niki kizagufasha kugira umutima? Ikintu kizagufasha kugira uyu mutima mushya nuko uzabwira Imana ikaguha kwitahura, kwidiscoveringa, discover yourself. Yesu ashimwe cyane. Iyo utaritahura muri wowe, iyo utaridiscoveringa, hari igihe umuntu aba atiyizi, hari igihe wowe utiyizi, hari ukuntu wiyizi ariko bitandukanye nuko ariko bimeze, nuko wowe wumva ariko umeze. Rero niyo mpamvu Imana ijya idutestinga, tugerageza mu bintu bitandukanye kugira ngo itwereke ibiduhishemo, ibiturimo ndani tutari tuzi ko dufite. Muri uyu mutima w'umuntu ugira ibyumba byinshi cyane. Rero hari igihe Imana ijya iguha kwitahura, iyo wagiriye ubuntu. Uko ikintu nabonye gifasha umuntu, iyo ugenda wegera Imana, ugenda uyiha umwanya uhagije, kubera ko Imana yera, kubera ko Imana ikiranuka mu gato na kanini, kubera ko Imana ifite, Imana irera cyane, irera mu buryo bwayo buhambaye, bitandukanye natwe cyane cyane. Kuko igitubwira ngo n'abamarayika mu ijuru bonamo amafuti. Ngo nitwe nituvuga ko nta cyaha dufite ngo tuzaba tuyisinya binyoma, ngo kandi n'abamarayika mu ijuru bonamo amafuti. Bivuze ngo uko ugenda witahura, uko ugenda uyegera, ugenda ubona wowe za ntege nke zawe utari uzi ko ufite. Ugenda ubona ubwiza bw'Imana, ugahita ubona ububi bwawe. Niyo mpamvu rero kwitahura ari ikintu cy'ingenzi cyane. Ntabwo wagira umutima mushya utarabanje kwitahura. Imana ikwereke ibiri mu mutima wawe, Imana ikwereke ibintu bikurimo wowe utaruzi byinshi cyane. Yesu ashimwe. Umutima w'umuntu, reka turebere hamwe ibintu bishobora kubera umutima w'umuntu. Umutima umuntu agenda ariko afite ibintu atabizi. Icya mbere hari umutima ukomeretse. Umutima wakomeretse, umuntu agakura. Uzi ko hari igihe umuntu abaho mu mateka yahashize, background yawe ikafekta future yawe, ukaba mu buzima bw'ahahise, ukajya ubatwa, amateka akajya gukurura, amateka akajya ahora kuganza. Uko wabaye, uko warezwe, uko wakuze, bikajya byafekta ubugabo bwawe, ubugore bwawe, kuba bitewe n'ahantu uri, bikakwafekta. Ayo magambo sinzi nkoresheje niba ari ubugore bwa, kuba bikafekta ububyeyi bwawe, waramaze no kubyara, ufite urugo, ukajya iyo utaha umutima mushya, ahahise hawe hajya hafekta, hajya hakwafekta, hafekta represa yawe. Yesu mashini. Umutima ukomeretse, aho nahahise hamusha no kuba nanone ukawushobora kuba warakomeretse. N'ubu ngubu tuvugana uri muri represa, ukaba ufite ibintu byinshi birimo biragukomeretsa, birimo birakubabaza. Icyo gihe rero wa mutima wawe nubwo wakomeretse, waba utarabigizemo uruhare, yaba ari ibintu byagusanze utagizemo uruhare bikagukomeretsa, biriya bintu umutima ukomeretse. Umutima ugira ibyumba, umutima wawe urakomeretse. Ushobora kuba ukunda Imana, ushaka Imana, ariko ufite umutima ukomeretse. Uyu mutima ukomeretse rero nabyo, iyo udakize, iyo utomowe, iyo udakize, kuko iyo ukomeretse umutima wose utarukomeretsa, igihe cyose utomowe ibikomere wagize, ukomeretsa muri kubera ko uzagisura bya bikomere bya bituma ukomeretsa n'abandi bose. Undi mutima ukongera ukabamo ikindi kintu, umutima wibona. Umutima ukaba ufite ubwibone, ukaba ari umuntu ugira ubwibone bwinshi cyane muri we, umuntu akaba afite muri we ubwibone bwihisha atazi. Imana rero igenda ikutahura. Hari ijambo rivuga ngo ngiye ndwanya bibona, ngo abicisha bugufi nk'abahera ubuntu. Wari uzi ko ushobora no kuba umukozi w'Imana, ukaba uzi ko umukiranutsi, ukaba
ukaba uri umuntu ukora Imana umva inshuti y'Imana umva nta kibazo ariko Imana ikazakwereka ko ufite ubwibone bwinshi muri wowe ukajya wibona ukavuga ngo ngiye nsenga cyane ngo ngiye nkorera Imana neza ngo ngiye nsengera ngo akabohoka ngo ngiye mbasha kuririmba neza ngo ngiye naririmbye ntabwo mwakoramo ngiye ndaririmba ngiye ibintu nzi kubikora neza ukajya wumva ibintu byose ngo nje inarike ukumva ibintu wowe bikora neza kurenza abandi ukumva ibintu urabishoboye ukirengagiza ko ari ubuntu wagiriwe igitondo kimwe ari igihe abantu bajya bisanga bakubiswe hasi bazize wa mutima w'ubwibone babuzize wa mutima uri mu bwibone batigeze bamenya ko bafite kuko hari Imana igushoboza gukora ikintu ukajya wumva ni wowe kumva urashoboye kuva bimwe byananiye abana igenzi kwiriza ubusa n'ibintu byanjye ntabwo bingora ukibaza abandi birabananira wowe kubona ko bikoroheye ukajya usanga bya bintu bigora abantu wowe ukabikora bikoroheye aho kugira ngo Imana icyubahiro igushoboza kuri ijambo rirambwira ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga ugasigara wowe uri muri itaka wivuga ibigwi uvuga ko ushoboye ukikomanga ati ndashoboye aho umuntu Yesu yaduhaye igeze aca umugani aravuga ngo hari umugabo wagiye gushima ajya gusenga ngo ndagushima ko ntameze nk'abanyabyaha ntanga icya 10 ngo nsenga iminsi yagenwe ngo ngiye nkora ibi aritaka cyane umugabo aritaka agerageza kwivuga mu buryo bwose yaritatse uyu mugabo yaritatse arivuga ngo ngiye simeze nk'aba ngo ndagushima ko ntameze nk'abo haza undi umunyabyaha bajya imbere y'Imana ngo Mana imbabazi zawe asaba Imana imbabazi ati ndabizi ko ndi umunyabyaha ntakwiriye ndabizi ko avuga ari asaba Imana imbabazi ayisaba imbabazi noneho Bibiliya itubwira yuko wa undi wasabye imbabazi watsindishirijwe uwaje yumva ko abishoboye yakiranuka yagerageje ntabwo yatsindishirijwe ijambo ry'Imana ritwereka ko ugomba guca bugufi igihe cyose ko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga ntabwo ari wowe byishoboza kuwe ntiwabishobora undi mutima rero ikindi gikomere ikindi kintu kiranga umutima utaraba mushya umutima wuzuye urwango udatanga imbabazi umutima wakomerekejwe n'umutima bisoza ubuzuyemo urwango iyo wakomerekejwe iyo wagiye ukomeretswa n'ibintu bigiye byinshi ukomeretswa n'abantu hari igihe ugira abantu neza bakakwitura inabi hari igihe muza bwo kubabazwa n'abantu umwana w'umuntu akagukomeretsa pe bigutera kugira urwango ugasigara wumva wishisha abantu ugasigara wumva utagifite urukundo abantu ugasigara wumva abantu ubishisha biba byaratewe n'iki rero byaratewe n'uyu mutima wakomeretse utarakize uyu mutima utomowe abakugose bose ibikomere babisogongeraho ugasigara ukomeretsa n'abandi bose bakugose umutima wose udatanga imbabazi umutima utarekura imbabazi ubaho uboshye ubaho ufunganiye ahantu ubaho iyo utatanze imbabazi ubaho ubabaye uri ubaswe n'ibyaha kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyakira mu byibagirwe mu gihe ukora ikintu gishya wari ubaswe n'ibintu umuntu nakubabaza ngo umubike umutima wiri imfungwa y'umuntu Imana ikora ibintu bishya ibintu ikabihindura uwo mureke wowe uhanga amaso Imana n'ubuzima bwawe n'Imana uwo muntu mureke wimutindaho hari ijambo hano abantu bavuga abanyarwanda ngo umugayo uvuna umugayo uvuna ugawa yigaramye ni imigani abanyarwanda ni imigani abantu baca bivuga ngo wowe ushobora kuvunika ukavunwa n'ikintu cyarangiye umuntu atazi kunamugaya birakwiye rero ko umuntu akakubabaza gusa imbabazi bikarangira wowe wanze kumuha imbabazi ugahora uvunwa n'icyo kikuremera mujye mwigakorejeta ibintu byarangiye mu bitandukanye nabyo kugira ngo databaho ibishya ibyo bisohoke mu mitima yanyu bisohoke mu buzima bwanyu bibanduza azana ibishyashya haleluya Imana yacu ni Imana y'ibintu bishya ni Imana ihindura ibihe ni Imana inyuranya amateka igahindura ibintu bigahinduka undi mutima ubu nafashe bikeya mu bintu byinshi cyane umutima w'umuntu umutima udatuje uyu mutima ujagaraye umuntu ufite umutima udatuje wese kuko ijambo rirambwira ngo umutima uhagaze guta amahoro yawo igihe cyose ufite umutima udatuje uzakora amakosa menshi mu buzima kubera ko you are not stable mu gihe cyose udafite muri wowe kumva utuje kumva uturije Imana kuko ijambo rirambwira ngo mwituze no mu byiringiro muherwa imbaraga
mwituze no mu byiringiro turimo duherwa imbaraga. Bivuze ngo nta mbaraga uzigera ugira z'umutima kubera ko udatuje, kubera ko urajagaraye. Ntabwo utuje igihe cyose umutima udatuje utakaza amahoro yawe. Igihe cyose utakaje amahoro yawe uzabuza n'abo muri kumwe. Udafite gutuza bizafekta n'abantu bose muri kumwe, bagurisha amahoro. Kandi Imana ikora n'umuntu utuje. Ntabwo Imana ikora n'umuntu ufite akajagari, n'umuntu utazijya udatuje muri we. Akajagari kaguteza kutamenya icyo ushaka, kutamenya icyo urekura n'icyo wakira, bituma wamuza ubujagare budafite icyerekezo. Uyu mutima rero nawo utarahinduka, umutima ufite ujagaraye udatuje. Undi mutima wundi, umutima utizera. Biravuga ngo bakiranutsi, ijambo rirambwira ngo bakiranutsi bazatungwa, ngo muzatungwa, ngo tuzabaho mu kwizera. Umukiranutsi wanjye azatungwa no kwizera, ariko nasubira inyuma mu mutima wanjye ntuzamwishimira. Bivuze ngo kwizera, tugomba kwizera. Iyo umutima rero utizera Imana, uyu mutima utarahindutse, umutima utizera Imana, iyo udafite kwizera Imana biba bigoranye cyane. Bivuga ngo tuzatungwa no kwizera, kiranutse ngo azabeshwaho no kwizera. Niba ibyo bizakubeshaho ukaba utabifite, si ubwo urumva uri bubeho gute? Ngo umukiranutsi azatungwa, azabeshwaho no kwizera. Kwizera niko kuzagutunga, ko wizeye Imana ifite amaboko manini, wizeye ufite Imana icyizere, Imana ishoboye, Imana itaginanirwa, Imana yakurwanira, Imana ihindura imitima, Imana ihindura ibihe, Imana inyuranye ibihe, Imana ifite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi. Iyo wizeye rero uragenda ukagwiza imbaraga z'umutima. Iyo udafite kwizera, nta mbaraga z'umutima ugifite. Muri wowe uba wuzuye gucogora kandi bigira ikintu bikumarira. Yesu nashimwe cyane. Umutima udatuje, ugomba kuba ufite umutima wizera Imana, ugomba kuba ufite umutima wiringira. Haleluya. Izera Imana kandi unayiringire cyane. Tugiye gusoma muri Ezekiel 36:26. Nabwiraga iby'uyu mutima mvuze bikeya, ariko ibi n'ibintu byose biranga umutima w'umuntu. Muri Ezekiel 36:26 baravuga ngo nzabaha umutima mushya, ngo nzabaha n'umutima mushya. Umvishe ko navuze ngo ni iki kikubwira, kizakubwira ko ukeneye umutima? Ni kizagufasha kugira umutima mushya? Ni kizagufasha? Nuko uzitahura n'ukabwira Imana yuko wowe nta umutima ufite, utazigera ugeraho kugeza. Umutima utazigera utuma Imana mubana amahoro, utazigera utuma ari ikintu umutima ukumarira. Nuko uzabwira Data akaguha kwitahura, kandi yamaze kwitahura icyiza cy'Imana itanga n'umuti. Muri Ezekiel 36:26 haratubwiye ngo nzabaha umutima mushya, bashyiremo n'umwuka wanjye. Mvishe ko Imana itubwira nabango nzabashyiramo n'umwuka wanjye, ntimugendera amateka yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Ngo ni jyewe uzabaha umutima, ngo nzabaha n'umutima mushya, bashyiremo umwuka wanjye, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, bashyiremo umutima woroshye. Umutima ukomeye nk'ibuye ni iki? Ni wa muntu utababarira, wa muntu udashaka kurekura, wa muntu udashaka guhinduka, wa muntu uvuga ko ntatijye nta bwibone mfite, wa muntu wihagarara ufite umutima utamenetse wibuye. Kandi ijambo rivuga ngo ngewe ngo umuntu nitaho, umuntu nkunda. Imana ivuga ko umuntu ikunda, umuntu yitaho. N'ufite umutima umenetse kandi urindishwa umushyitsi n'ijambo ryayo, uriya muntu Imana iramukunda cyane. Ariko iravuze ngo nzabaha bino byose. Hari ijambo ry'abantu ngo nimugaruka nanjye ndagaruka. Numenya ko ukeneye kugutunga umutima mushya, Imana izawuguha. Kuko iratubwiye ngo nzabanyanyagizaho amazi meza, kuri 25, maze mbatunganye, nzabanyanyagizaho amazi meza, maze muzatungana, mbakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Nzabaha n'umutima mushya, bashyiremo n'umwuka wa mushya, nzabakuraho umutima ukomeye nk'ibuye, bashyiremo umutima woroshye. Haleluya. Ngo mbashyiremo n'umutima woroshye, ngo kandi nzabashyiramo n'umwuka wanjye, ngo ntume mugendera amateka yanjye, mugasoza n'amategeko yanjye mukasoza. Imana ibamugisha. Iyi jambo muritware nk'impamba, iri jambo muritware nk'impamba ikomeye cyane. Ni ijambo ryiza kandi riryoshye, ririmo isengesho rikomeye cyane ryahindura ibintu byinshi cyane. Nzasuka amazi meza, mbakuremo imyanda yose, mbakuremo imyanda yose. Nje kukubwira ngo iri jambo ryiteho uriha agaciro, riri muri Ezekiel 36:24.
haleluya 20 25 zahere ku 25 none mu Baroma ho haratubwira ngo 12:2 avuga ngo kandi mwishanye ngo nabiki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya muhinduke rwose ngo mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka utagize wa mutima mushya udahindutse utabwa Imana ngo ugoye kwitahura ntabwo utabwa Imana ngo ugoye kwidiscover witahure ntabwo ushobora gukora iby'Imana ishaka ntabwo byakunda wakora iby'Imana ishaka utabanje kumenya iby'inenga n'ibyo yanga ntabwo ushobora gukora iby'Imana ishaka ngo kandi ntimwishanye n'abiki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye ngo kugira ngo umenye neza iby'Imana ishima kandi ishaka ari byo bitunganye kugira ngo umenye neza iby'Imana ishima kandi ishaka ngo ari byo bitunganye ntabwo ushobora kumenya ifite wa umutima wikomeretse umutima wikunda umutima wirebaho uyu mutima urikunda umutima ukomeretse utasohora imbabazi umutima wibabariye uruvuga ngo Mana narababaye uruvuga ngo narakomeretse uruvuga ngo ngewe ngo kubera iki ngewe kubera cyari gihe byabayeho ngo si kubera iki gihe cyo uzahora uri muri wayi uzahora uvuga wayi ni igihe cyose ugomba kurekura ibintu byose byakobaje ibintu byose bibi byose umutima wacu n'ubuturo bw'umwuka w'Imana n'ubuturo bwa Kristo cyangwa ngo Kristo ari muri twebwe imitima yacu n'ubuturo bwa Kristo imibiri yacu n'isengero za mwuka wera reka ibyo bintu byose bisohoke mu mitima yacu ibyo byose nababwiye imitima ikomeretse imitima ibona imitima yuzuye urwango imitima ijagara imitima idatuje ni bike muri byinshi navuze rero umutima w'umwana w'umuntu sinavuze umutima wuzuye irari sinavuze umutima wuzuye gukora umutima w'ibintu byinshi cyane ariko ijambo riravuze ngo kandi riravuze ngo ntimwishushanye n'abiki ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya muhinduke ndabwira buri wese umurikirana ngo ni ahinduke shaka buryo wahinduka shaka buryo kihari wagira ibyo uzibukira shaka buryo cyugira ibintu reka shaka buryo kigira ahantu uva ibintu utinze mushaka buryo kiwatera mukabicumukamo haleluya shaka buryo kiwahinduka kandi abantu baracyomatanye n'ibintu byashize hari umuntu twahuye ejo bundi turaganira ndamwinginga anganiriza numva umutima wuzuye kutabarira kandi ibintu byabaye imyaka 30 ishize byibiko arambwira ati oya ati ntabwo ibyo bintu wabinyumvisha ndamubwira ngo ukeneye gutanga imbabazi Yesu akagira umutima w'agahindura ibintu afite amateka amukomerekeje afite ahahise hanze kuburi yanze kurekura ku buryo avuga ngo ntushobora kubana ngo hamwe akubwira ati si umuntu abana n'umuntu gute bakavuga ngo mama yakoze ibi ngo papa wanjye ngo mama ntago imbabazi ntago yumva ko umuntu ufite ababyeyi banabana umuntu naratangaye umuntu ari kunganiriza gutya nahise mbona ko afite indwara ikomeye atigeze akira afite indwara ikomeye cyane kutababarira ni indwara ikomeye kuko byafekte ejo ko nabonye ari umuntu ukuze ushaka ko afite n'umuryango akeneye gukira akeneye ko nawe ahura na Yesu akamubohora kuko amagambo amusohokamo numvishe ni amagambo yanduye ni amagambo akomeretse akeneye ko Imana imutunganya ikamuhuza n'imbabazi zayo Imana muje ikamugenderera Yesu ashimwe ijambo ryambwiye ngo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye ngo ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe mwe kwifata uko mutari ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera mwe kwifata nk'uko mutari mushakashaka iby'Umwami ashima kugira ngo munezeze ijambo ry'Imana ukurira abantu tugira imitima mishya ngo tumenye neza iby'Imana ishaka ko ari byo bizima bishima menya iby'Imana ishaka menya ko hari ikintu Imana igushakaho kugira ngo uhindukire kugira ngo ukore ibyo ishaka ngo dushakashaka iby'Umwami Imana ashima kugira ngo tumunezeze kandi tumuzana bw'amahoro
ntabwo wamuzagwa amahoro utanejeje Imana, utari mu buzima bwo gukora ibintu Imana ishaka, uzaba udafite amahoro. Ijambo rivuga ngo nta mahoro umunyabyaha. Umutima wawe ukeneye kuzura imbabazi, umutima wawe ukeneye kuzura urukundo, ukarekura imbabazi. Hamwe wuzuye urwango hakuzura imbabazi, ugatanga urukundo hakuzura urukundo. Hamwe wuzuye urwango hakuzura urukundo. Urukundo rubarira byose, rwihanganira byose. Urukundo ni ingenzi, rusha byose ngo kuba ingenzi, niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo rusha byose kuba ingenzi. Bivuga ngo ibyo wahirimbanamo byose rero ukeneye kugira umutima nk'uw'Imana. Ijambo ritubwira ngo tugitere ikirenge mu cya Kristo kandi tugire imitima mishya, uduhindutse rwose. Ndakwifuriza kugira umutima mushya, ndakwifuriza kunesha, ndakwifuriza kurwana ukanesha, ugatahana intsinzi, utsindishirizwe na Kristo, kuko ntabwo wabyishoboza, udusuzwa byose na Kristo uduha imbaraga. Imana guha imbaraga z'umutima zituma unesheje. Ijambo rongera rikatubwira ngo umunesheje icyiza ikibi. Imana iguhe kuneshesha icyiza ikibi. Reka icyiza kiri muri wowe, Imana iguhe imbaraga zinesha cya kibi cyose. Ugwize amahoro umutima, ugwize imbaraga z'umutima, ugwize kumwizera, ugwize ukomere mu mwami, mugirire icyizere. Byose azabikora, azakuremera iby'umugisha, azakuremera amashimwe, azaguha kuri indirimbo z'abanezerewe, azaguha kuvuga, azaguha kuririmba, azaguha kubwira bibihe, azaguha kubwira bibihe bitandukanye neza n'imirimo ye no gukora ko gukomeye. Ko hari ikintu yakoze mu buzima bwawe, ko wari urwaye indwara y'umutima akayigukiza. Harega ijambo ratubwira, iyi ni indwara, ko hari ijambo ritubwira ngo umutima w'umuntu urarwaye ngo ushaka gukira muri Nehemiya. Ukana ijye Uwiteka n'ugerageza imitima yose niremeye. Ngo umutima w'umuntu urarwaye ko ntabwo ushaka gukira. Rero natanga imabwira ngo menya yuko urwaye, Grace agukize. Discover yourself. Discovering ubwire Kristo aguye kwitahura kugira ngo ubashe guhabwa umutima mushya, kugira ngo ubashe kwakira ibindi bishya, ibyo bishaje byose ubisohokemo. Imana ibahe umugisha kandi bagire neza muri byose. Ndabakunda cyane. I love you.